kuba shampiyona y'isi y'amagare yabereye muri Afurika ubwabyo nagashya. Dore ifoto papa, iyi bayita UCI, shampiyona y'isi y'amagare yakinwaga mu Rwanda ku nshuro yayo ya mbere. U Rwanda ni igihugu gihonyora uburenganzira bwa muntu, ntabwo gikwiye kwakira ino shampiyona y'isi y'amagare. Wapi, ibi ntabwo bibaho. Igihugu kibamo abaturage batishimye, ni gute cyahabwa igikorwa nk'iki ngiki? Ahangaha abanzi b'u Rwanda bari bakaniye ngo byange bikunde babidurumbanye mpaka shampiyona y'isi itakibereye mu Rwanda, ngo igihugu cy'u Rwanda si cyakagize ibyiza nk'ibi ngibi. Wa wundi ubyibushye umutwe we ngo na n'ubu shampiyona irinze isoza, atarumva ukuntu igihugu akubye inshuro zirenga 40 mu bunini cyakwakira shampiyona y'isi wagasigara. Igihugu cye nta mukinnyi cyakohereza mu Rwanda kirazira. Muzehe wacu nawe ati nzakorana n'abashaka, abatabishaka bazabireke. Ntawe nsenga nta nuza kuntege kuko ngomba gukora iwanjye. Mu gihe abanzi b'u Rwanda rero n'abatarwifuriza ibyiza bose batari bumva ko irushanwa ryabaye ndetse ryamaze no kurangira mu mahoro, twebwe reka dukomeze tubakine mu mubyimba mu ishusho ryiza cyane, twirebeye twese turora, turebere hamwe udushya dutanu twaranze irushanwa UCI shampiyona y'amagare yaberaga mu Rwanda ku nshuro yayo ya mbere muri Afurika. Turetse kuba irushanwa ryaragenze neza mu mahoro, mu mutekano, mu bwisanzure, ibyishimo n'umunezero, hari ibyagiye bibera inyuma ya kamera ngari, byagiye bitungura imbaga y'ikiremwa muntu cyabibonaga. Tutarajya kure rero, reka duhere kuri uyu mwari w'imbavu ndende. Uyu nguyu ngo mu bamubonye bose ntawe utaramutangariye. Uyu mukobwa ngo yagumye gutangaza buri umwe kubera uburyo azunguzaga Mukamusoni, ku buryo byari bigoye ko niyo waba uri kavukire Kigali wari kureka kurangara. Ariko hari nashonje, baba n'amafaranga yaba yicyuzi barayakobokeye, ariko kuki twayakobokeye mukanga mukayarya, ahubwo mukayasindamo mitsingi. Ndarangije mwana wabega. Ahangaha nanjye byuko ndi umwami wa Red Bull nabishingutsemo, nanjye nirebera ukuntu Mukamusoni yikubita kuva Nyagatare kugera Karongi Gicyama nta n'iminota 5 Mombasa Nairobi. Bamwe bati agomba b'umufana w'umwaka kuko yarabiharaniye kandi yaranabikoreye. Iminsi 8 muri kore y'umukara, umupira w'icyatsi, agakomo ku kaboko, nta wundi wabikoze. Ngo uyu mukobwa mwiza ufite na Mukamusoni agomba ashakirwa igihembo gikwiriye. Yarikunenze, yarivurunze, yarabyinnye ntako atageze. Agomba ahemberwa ku karubanda twese tureba. Amaso araryindi kaburara, na n'ubu hari abari kumwibuka nk'aho bari kumwe. Abenshi bari kumubona nk'ibyabaye ejo. Abana barutse natwe twamubonye koko tubona ko ari Nyiramagwede. Ubusa n'ubudasa yarabibahaye, ahasigaye nahanyu nk'abafana. Ab'imitima ikomeye muze dufata ubwati ngashya tuyihate inkoni tujye kumusura neza aho acombitse. Mureke niturangiza iyi video tuze kujya muri comment dutore umufana w'irushanwa ry'amagare ryabereye hano mu Rwanda. Ahangaha byari bicika. Uyu mwari w'umukobwa nta muntu atatunguye, ahari hose yarisanzuye, nta muntu wamukomaga, bose baramurebaga. Dore ifoto papa, ahangaha yarari kurya ifoto, dore ngo bose baramurangarira, nawe ubwawe urimo. Ku mwanya wa kabiri rero turahasanga uyu musore. No kuri kwa Mungu, Imana ibyumve, yaba umusore yaba umugabo. Uyu mwana w'umuhungu musabiye umugisha. Ni icyawe papa, kotana ukuture ukimane, ugikorere kuko ni icyawe. Nyandikira muri comment ati ni icyawe, gikorere nibiba ngombwa unogoke, n'ubundi ni icyawe. Imana yakiguhaye yakubonye, Imana yari ibizi neza kuzagikorera mpaka, niyo mpamvu yakiguhaye. Wigira ubute ntawe usiganya.
uyu mufana ku ikindi gihembo kiri hejuru. Aya magambo ateye ubushagarira, kuyumva bikurura ubunyunyusi guhera ku musatsi kugera ku mano. Mu buzima ukeneye inshuti nk'iyi ngiyi, inshuti zakubwira guhatana mu buzima ntucike intege. Mu buzima bwawe ukeneye umufasha nk'uyu nguyu, umufasha uzajya ugutera morale aho abandi bananiwe, umufasha uzajya ukubwira amagambo meza ubuzima bukicuma, umufasha uzajya ugukomera amashyi hahandi wumva ko byarangiye, hahandi akubwira gukutura ugakomeza, akaguha morale yo gukomeza ubuzima nabwo bugakomeza. Ukeneye umufasha nk'uyu nguyu uzagutenga mu bitugu ukarinda usoza urugendo akigukomera amashyi. Uyu nguyu niwe mu buzima bwawe ukeneye. Uyu mufana yakanguye amarangamutima y'abantu. Sinzi impamvu kuri ijwi rigenda ryisubiramo mu matwi yawe, ariko uri kumva impuhwe n'agahinda bivanze n'amarira biri kuza hafi yawe. Ku mwanya wa gatatu rero turahasanga iki kiboro. Ntabwo twacyita umuntu kuko ntabwo ari we, nta nubwo twacyita ingagi kuko ntabwo ari ingagi, ntabwo ari ikiremwa. Ariko nubwo tutacyita ibyo byose, byange bikunda iki kiboro cyaragutunguye. Ibaze ko irushanwa ryarinze rirangira ari ntawe umenya icyo ari cyo. Muri twese ntawe uzi niba ari umuntu kuko ntitwigeze twumva avuga. Uko iminsi yagiye yicuma byatangiye guhwihwiswa ko uyu nguyu urimo hano ari Red Bull, dore ko ngo nawe isura itazwi neza. Abandi bati ni G-Tough papa, abandi bati ni Papa Sava, abandi bati ibyo ni mu bivemo wasanga ni na Joyeuse wa Jono, abandi bati hoya ahubwo uriya ni Mudugudu wa Nyabugogo. Mbega ibintu byarayoberanye n'ukuri kuri iki gipupe. Iki gipupe nacyo kiri mu bintu byacanze abantu muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Turasaba abahanga mu bya tekinolojiya batubwire ubundi nyiri iki gipupe ninde wihishe imbere muri iki kijama kibyibushye uku nguku. Turashaka kumenya amakuru avugwa yuko uyu nguyu ashobora kuba ari Bruce Melody yaba ariyo. Turashaka ubundi mbega muri make tumenye umuntu wari urimo hano niba ari umuntu tubashe kumuha igihembo akwiriye niharamuka hagiye gutangwa ibihembo. Ku mwanya wa kane mu byabaye mu magare bikaba nk'agashya ni ibyishimo by'Abanyarwanda. Ubwitabire n'ubwisanzure bw'abarijemo byari ibirori. Dore ibirori papa, dore abandi icyo bita ngo Abanyarwanda ntibishimye. Dore kwisanzura papa, dore Abanyarwanda ukuntu babyinira mu gihugu cyabo abandi umujinya ukabica. Dore ukuntu baceza igisirimbi kikabarenga. Dore icyo bita kubabaza mukeba. Dore icyo bita kurwaza umwanzi inzoka. Dore icyo bita ibirori papa. Dore icyo bita ibyishimo by'Abanyarwanda. Niba ukireba ino video, kirira umutima muri komenti twishimira u Rwanda n'Abanyarwanda. Usibye kuba iri rushanwa ryarabaye ryiza, ku mwanya wa gatanu nyandikira muri komenti ikintu cyagutunguye cyangwa ufata nk'agashya muri iri rushanwa. Duhurire muri komenti. Ubundi njyewe ndacyari umwami wa Red Bull. Ndabakunda cyane. Imana ikomeze ibampera amahoro n'amafaranga. Mbahorane mwamfura mwe.